Ariko rero n'amakuru abaje cyane n'amakuru imbuga nkoranyambaga zose zahiye. Uraza kubona ko mu by'ukuri uyu mugitifu aravuga ko impamvu ngo yatemye inka mu by'ukuri zigera kuri enye zose zikaba ziryamye hasi n'imirambo. Mu karere ka Nyamasheke hazwi mu by'ukuri nk'ahari amashyamba menshi cyane yo kuba baragiramo inka zabo, ariko mu by'ukuri nubwo u Rwanda rwaciye kuragira ku gasozi, ntabwo mu by'ukuri wabona inka z'abaturage ngo uze kuba wazawukamo n'imipanga ngo uzitemagure ngo witwaje kuba uri gitifu. Ariko abaturage ngo habuze gato nabo mu by'ukuri ngo bamwanjame bamutemagure, nk'uko yakomeje kugera mu by'ukuri agaragara ko yakomeje kugenda atema inka. Nyarugenge amafoto nta bindi biri kuvugwa mu by'ukuri, ni ukuba ngo umugitifu yaje kuba mu by'ukuri yatema inka. Toneste wo mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri yaje kumvikana ko mu by'ukuri yaje kuba yakora akaga n'amabara n'ishyano rikomeye cyane kubona kuba wabona mu by'ukuri uwari gutanga inka mu by'ukuri ahubwo ari we urimo kuzitemagura. Nakaga n'ishyano rikomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri abari mu karere ka Nyamasheke mukomeje kugenda mubona amaposte, nta kindi kiri kuvugwa nuko mu by'ukuri ngo gitifu wo mu karere ka Nyamasheke ahazwi nka Nyabitekeri mu by'ukuri ngo hahoze hari icyayi, ngo uyu mugitifu mu by'ukuri ngo yaje kuba yabona inka ngo zirimo kugenda, ngo ariko rero nanone mu by'ukuri ngo bisa no kurangira ngo azitemaguye. Gusa nyuma yo kuzitemagura urabona mu by'ukuri uwitwa ngo Karekezi ngo nawe akimara kubona bamutemaguye inka ngo yaje kuba yafata umupanga, ngo habura gato ngo gitifu ngo nawe mu by'ukuri bari yagiye kuba bamuherekeza izi nka yaje kuba yanatema. Hari yashize mu by'ukuri iminsi mike cyane ngo uyu mugitifu atowe. Ndagira ngo muramubona, ni umugabo munini cyane, ni umugabo mubona ko mu by'ukuri afite ibigango, ariko nyuma y'ibigango afite mu by'ukuri byaje kuba byagaragazwa neza ko mu by'ukuri ngo yabikoresheje nabi, ngo aza no kubura gato ngo uyu mugitifu nawe ngaze kuba yatemagurwa na bamwe mu by'ukuri mu bo yatemeye inka. Mu karere ka Nyamasheke akomeje kugenda humvikana ibikozongane byinshi cyane. Akarere ka Nyamasheke aravugwamo amakuru y'akaga. Uraza gusanga mu by'ukuri hano mu karere ka Nyamasheke hambye umudayimoni, kuko nta munsi washira cyangwa se mu by'ukuri iminsi yabura gushira ngaho mu by'ukuri ngo abiciwe ubukwe bugiye kuba, ngaho mu by'ukuri ngo abasambanyije abana, ngaho mu by'ukuri ngo bafashe ababyeyi babo ku ngufu. Ni ibintu mu by'ukuri nyine ubona ko biteye agahinda kugeza n'aka kanya. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu mu karere ka Nyamasheke yagomba ko mu by'ukuri hasengerwa, kubona ko gitifu wakagombye kuba wafasha abaturage bagahabwa inka zagira inka munyarwanda, aza kuba mu by'ukuri yagaragara ngo ari uri gutema izi nka yafashe iya mbere, ngo yari yashyushye cyane, ngaza no kuba yahamagara abasore b'inkorokoro baza no kuba bagaragara mu mafoto mu by'ukuri bari gutema inka. Gusa uyu muturage Karekezi mu by'ukuri ubonaga ko yari yivuganye Toneste akaba na gitifu ngo w'umurenge wa Nyabitekeri, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu murenge wa Nyabitekeri. N'iki cyahabaye kugira ngo mu by'ukuri abaturage bakomeze kugenda batakamba cyane, barataka cyane, ukabona ko mu by'ukuri ngo ari ibintu bikomeza kugenda binababaza kubona ngo uyu mugitifu Toneste akora akaga n'amabara. Ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane bari kugaragaza amarira n'agahinda. Ndagira ngo mu by'ukuri tubaze kuba twakinjira muri aya makuru akomeje kugenda avugirwa mu murenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke. Akomeje kugenda humvikana ko ari kubera akaga n'amakuba n'akaga gakomeye cyane, kugeza n'ubwo mu by'ukuri ubona ko nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse mu by'ukuri ngo umugitifu watemaguye inka zose enye mu by'ukuri zikaba ziri hasi n'imirambo, habe mu by'ukuri ngo wanayivuza ngo ikire, uretse ko mu by'ukuri wagira ngo yarafitanye ibibazo n'uyu muturage, kuko simpamya ko gitifu watowe afite impamyabumenyi mu by'ukuri yo kuba yayobora abaturage ngaze no kuba yakahuka mu nka zitemagure. Nta kintu mu by'ukuri ngo izi nka zari zinamukoze cyangwa se zimutware. Gusa mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa wagira ngo na Karekezi mu by'ukuri na Toneste gitifu bari bafitanye amakimbirane, kugeza n'ubwo mu by'ukuri ubona ko Karekezi we akomeje kugenda avuga ko ntabwo akeneye imbabazi za gitifu, cyangwa se mu by'ukuri ntabwo akeneye guha gitifu imbabazi, ngo arumva bamumuhereza gusa ngo we akamutema nk'uko yamutemaguriye inka. Umuntu mu by'ukuri waguhombya inka zigera kuri enye, ndagira ngo hari harimo mu by'ukuri ngo inka ebyiri zihakwa, aho zigaramye hasi murabona ko ari imirambo, ariko mu by'ukuri ubona ko yari ifite amezi cyangwa se yari ihakwa. Ni ibintu kugeza kuri aka kanya ubona ko bikomeje kugenda bibabaza benshi, kubona ko mu by'ukuri abagitifu b'iyi minsi namwe mwarananiranye cyane, ngaho mu by'ukuri ngo wakubise. Ndagira ngo mu by'ukuri hari n'andi makuru yaramaze iminsi avugwa ngo gitifu mu karere ka Nyamasheke nanone mu by'ukuri mu murenge ntaramenya neza, ngo yaje kwa mu by'ukuri yafata umuturage ngaramukubita cyane, ngaramukubita kugeza mu by'ukuri ngamuvunaguye imbavu n'ibitugu,
uyu mugabo gusa mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza ko ngo byamubayeho ari agahomamunwa koko, kandi wanareba mu by'ukuri ugasanga ni agahomamunwa, arumva mu by'ukuri ngo bamuhereza uyu mugitifu nawe akamutema nk'uko yamutemaguriye inka zigera kuri enye mu by'ukuri zose. Ubwo ngubwo navuga ko yatemye hafi mu by'ukuri inka zigera kuri 7, kuko nuza kureba harimo inka mu by'ukuri 3 zose zifite amezi, n'indi nyine y'ifirizoni nagira ngo mwayibonye aho igaramye hasi, muri kubibona ni ibintu biteye agahinda kugeza kuri aka kanya. Mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekere mu by'ukuri ari kumvikanamo amakuru ateye ubwoba cyane, ni amakuru ateye ubwoba cyane kugeza n'aka kanya, ubwo ubona ko abaturage nabo ngo barumva uyu mugitifu ngo atari burare ku buyobozi, kuko ngo mu by'ukuri ngo nta mugitifu murimo kubona, ngo gitifu muzima wize mu by'ukuri amashuri, afite ubwenge, yahuka mu nka z'umuturage ayoboye, akaba mu by'ukuri yazinyuzamo umuhoro akazitemagura cyane. Ni ibintu ubona ko birababaje cyane. Uyu mugitifu ndumva mu by'ukuri bamumenarurira, kuko nabwo ibintu akomeje kugenda akora ari byiza cyane, ntabwo ari byiza, kubera ko nuza kureba ukuntu mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza muri sosiyete, aho by'umwihariko yarayobora, ese ni igihe gitegerezo yaje kuba yagaragariza by'umwihariko aba ayobora. Ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane kugeza kuri aka kanya. Nanjye ndi kumva mu by'ukuri mfite ubushagararira, ariko navuga uti mu by'ukuri uyu mugitifu ufite ubwenge, ufite knowledge skills zitekereza neza cyane, akawukamunwa mu by'ukuri n'umupangu cyaye, mu by'ukuri wa wundi bita ngo sinamakosa, nk'uko nkomeje kugenda mbona babitangaje, agenda mu nkara aratemagura, ariko ngo habuze gato ngo inka ngo yari imuhaye nyina nawe, ariko biza no kuba mu by'ukuri ngo byarangira ngo birangiye nabi. Ni umugitifu rero mu by'ukuri ubona ko yakomeje kugenda araseka cyane nyuma yo kuzitemagura, wagira ngo uyu mugitifu yari yaruzwe cyangwa se yashambagijwe, kuko sinabivuga neza, dore ngo ko bikomeje kugenda bivuga ko mu karere ka Nyamasheke azwi nka Nyabitekere mu mudugudu wa Ruduha, mu by'ukuri hagaragara ngo amarozi, wagira ngo ni Kibungo, niho ngo mu karere ka Kibungo himukiye mu by'ukuri Nyabitekere muri Biduha, ngo abaturage baricana, ngo abandi mu by'ukuri ndagira ngo nyine ni amakuru just yakomeje kugenda avugwa. Ndagira ngo ejo bundi mwabonye abaturage biciye ubukwe, cyangwa se mu by'ukuri umukobwa n'umuhungu bari bapanze ubukwe bwabo, ngo baze kuba mu by'ukuri ngo babwica, ibisambo ngo biza kuba byabategera birabafata. Nyine urareba ibintu bikomeje kugenda bibera mu Rwanda, nabwo nagahomamunwa. Ejo bundi mu by'ukuri mwabonye hano Nyarugenge naho hagize gutya, mu by'ukuri ibisambo 3 bifata umukobwa uvuye gucuruza biramutemagura. Ni ibintu mwabonye polisi y'u Rwanda yakomeje kugenda ibigaragaza, ndetse kandi kameshoninga ivuga ko mu by'ukuri ngo abangaba banafashwe, ariko ngo bajyanwe ngo mageragere, niho bari kuri iri mpungure. Ariko nanone mu by'ukuri uyu mugitifu akomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri ngo akomeje kugenda aragaragaza mu by'ukuri akababaro, cyangwa se mu by'ukuri ngo kugira anatemiza inka, we aritwaza kuba mu by'ukuri ngo abaturage bakomeje kugenda ngo bashoranga inka ku musozi ngo byaraciwe n'u Rwanda. Ese nubwo byaba byaraciwe, ninde waba bamuhaye uburenganzira bwo gutema inka?